Ese ashimwe bene data, Uwiteka bishimire kandi abaho umugisha muri byose, kandi akomeze amahoro ye abane namwe mu byo mukora byose n'abanyu bose. Turimo turasoza inyigisho twatangiye, inyigisho irebana n'ibiranga umwepiskopi cyangwa se ibiranga umushumba cyangwa se ibiranga uwaherewe umugisha kugabura iby'Imana cyangwa se kugabura iby'umwuka. Tugeze rero ku musozo, ndagira ngo dusozereze kuri iri jambo, dusozereza ahangaha havuga ngo kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa gacirwaho iteka Satani yaciriweho, kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Amen. Nibyo koko, uretse no kwiyitira kuri umushumba, uretse no kwitoranya kuri umushumba, ahubwo birakwiye yuko no gutoranywa bitakakubayeho ukinjira mu gakiza vuba. Kuko niba ukinjira mu gakiza vuba, buriya abantu bahindutse vuba, cyambere na mbere abatariga, abatarashyika, abataraba umuntu ufite ireme mu byarimo, abatarashinga imizi. Kandi umuntu ukiri mushya nyine akeneye kwiga, akeneye guca mu bikomeye agakomera, kuko burya kwiga ntabwo ari ukwicara ku ntebe y'ishuri gusa. Kwiga ahubwo hari ibyo unyuramo nabyo bikakwigisha. Uzarebe buriya umuntu ari ku ntebe y'ishuri ariga, ariko byageraho agahabwa n'ikizamini agatsinda, ubundi agatsindwa, ubundi akazongera agatsinda. No muri uyu murimo rero hari ibyo unyuramo bikakubera ikizamini, bikakubera ihurizo. Iyo rero uko ukomeza uca mu bikomeye niko ukomeza wunguka ubunararibonye, ukazabasha no gukomeza abandi, ukazabasha no kwigisha abandi. Rero umuntu ugihinduka, umuntu ukibona agakiza, ntabwo yakagombye gutoranywa ngo abe uyobora abandi. Ikindi kandi, umuntu uhindutse vuba agira akantu ko kumva yuko ari we ukwiriye cyane, akagira akantu ko kumva yuko ari we ukiranutse kurusha abandi asanzemo, akabona abandi basa nk'aho babimenyereye, akumva mbese ko ari we munyamwuka cyane kurusha. Ibyo rero Satani yabigutegeraho, bigatuma ndetse ubasha kuba wagwa mu moshya vuba, ubasha kuba wanabivamo vuba, cyangwa se nk'uko bivuga mu ijambo, ukaba wacirwaho iteka vuba. Ikindi kandi, ngakwiye kuba ashimwa n'abo hanze. Niba ukijijwe, reka byibura abo hanze nabo baba bagutangira ubuhamya. Abatari abo imbere mu murimo w'Imana, cyangwa se wenda batarakizwa, reka byibura nawe bagutangira ubuhamya, bavuga bati uriya muntu yarahindutse koko, uriya muntu yagiraga gutya none ntakibikora, uriya muntu yitwaraga gutya none yarahindutse asigaye yitwara gutyo. Ibyo byose ni ibintu bigomba kugenderwaho kugira ngo umuntu byibura atoranywe nk'umuntu ugomba kuyobora abandi, ugomba kugabura iby'Imana. Rero ntago bikwiriye yuko umuntu yitwa umwepiskopi, umuntu yitwa umushumba, umuntu yitwa uyoboye abandi mu murimo w'Imana kandi nawe atarashyika. Twabonye byinshi rero, ibi ni byo twari turimo kureba muri iyi nyigisho yacu isoza. Reka rero bantu twumva yuko dukora umurimo w'Imana, bantu twumva yuko duhagarariye abandi, twisuzume turebe ko ibyo twavuze byose tubyujuje, cyangwa se turi kugerageza kubishyira mu bikorwa, kugira ngo tutabera abandi ibigusha, kugira ngo tutabera abandi intaza, noneho tukazashiduka umurimo w'Imana tuwutukishije. Umurimo w'Imana wo kugira ngo tuzanemo mu bwami bw'Imana benshi, ahubwo haba ari gusohokamo kubera twebwe. Ni Timoteyo wa 3 igice cya 1 umurongo wa 1 kugera ku wa 7 twasomaga. Nawe ushobora kongera ugasoma witonze, ukareba umurongo ku wundi, ugakurikira n'inyigisho zabanje, maze
ukabasha kubona ngo ese umuntu ugabura iby'Imana kuko yagombye kumera ate? Ese niba ndiwe ibi ndabyujuje? Ese n'umuyobozi wanjye uri kunyobora biriya arabyujuje? Hanyuma tukabasha kugirana inama ndetse no kumenya abo twagatoranyije kugira ngo bagabure iby'Imana kandi batuyobore. Uwiteka rero abahe umugisha, Uwiteka abagirire neza, kandi reka dukomeze dusenge cyane kugira ngo abasaruzi biyongere, kuko ibisarurwa birahari ariko abasaruzi ni bakeya, ahubwo hari abari gutobera Uwiteka. Mana, turagushimye kubwira ijambo, turakwinginze kugira ngo uriherekeze, Mwuka wawe aherekeze iri jambo, kandi ndakwinginze kugira ngo abiyoberanya bose muri iki gihe reka nabo bataheho, yewe nabo bahinduke, kuko ntawe wifuriza kuzarimbuka. Kandi girira neza ugukorera by'ukuri wese, umuhe umugisha kandi umwongera amavuta kugira ngo akomeze akore muri iki gihe kigoye, azane benshi mu gakiza, hanyuma tuzagere wa munsi twese udusange tugutegereje. Kandi amavuta acyaka mu itara, amavuta acyaka tukiri urumuri muri iyi si, nibyo ngusabye kandi nsabira abagukorera bose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.